mu buryo nyine bw'ibifatika babanje kuvuga imirire, umugabo yahashye urugo ruruzuye yego akumva ko yatanze uburere. yego Umubyeyi se yatekeye abana, yabatwaye no ku ishuri ryiza, yabambitse imyenda myiza, akumva ko uburere bwarangiye. yego Ariko ntabwo ariko bimeze. Reka tuvuge rero ku kintu cy'amarangamutima. yego Umwana ushaka kumugaburira, ushaka kumwambika neza, ariko utamuboneye umwanya ntacyo uba ukoze. numvise Yego. mpita ntekereza ikintu nacyo kiri gusenya umuryango nyarwanda. Yego. Ese umwana ufite se na nyina bemeye kubana kugeza ryari? Ibyo ni ubwumvikane bw'imiryango. Ntabwo Come on, ntabwo come on. twaba tugiye kujya muri bya bindi byo mu bihugu byo hanze, nk'iyo umwana agize 18 arasohoka. Ibyo ngibyo twebwe nk'abanyarwanda ntabwo bibaho. Hari n'igihe n'umwana ashyingirwa akiri iwabo, ugasohoka ugiye kubaka urwawe. Ibyo rero ni ubwumvikane ko hari igihe bw'imiryango. se umwana agera ku myaka byibuze 25 cyangwa se 30, ababyeyi bagatangira bakamutoteza, Bakamutoteza ngasohoka. bakamubwira urakuze, ese hano uri isabune, uri icyangwe, Ayo ni amagambo uburoso. mabi, ni ukuri. Ayo magambo ntabwo akwiriye. Reka tubashimire kandi tubifurize kugubwa neza nshuti bakunzi bampumuriza GB Ministries. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yanyu ibaha ibanezeze, basetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo ari ukurira, ntabwo ari kurarira nyine ijoro ryakuriye, ahubwo riragutegereza kugira ngo na mu gitondo ukomeze urire. Yego. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Amahoro y'Imana bane nawe. Kuri twese. Ngo haye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Amen, amen. Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali, Intara ya Gatandatu y'Abadiaspora. Abantu mwese mwahisemo gukora subscribe hano kuri Mpumuriza GB Ministries. Abantu mudahwema gukora like, mudahwema gukora comment. Ni ukuri Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kandi tunashimira n'abantu bemera akavuga ati iki nabonye notification nyuze nk'ahantu nari naragize, nari nara subscribinze kuri ntuza kuri wifi y'umuntu runaka, ariko kanemere ngura amayinite, ngure bando kugira ngo ntarara ntacikwa ibyaciye kuri GB Ministries. Imana namwe ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Hari n'abandi bantu naje kuvumbura batira telefone, bari bafite telefone ariko telefone zabo zikaza kugira ikibazo, ariko yarakoze subscribe kuri Mpumuriza GB Ministries, akavuga ati ngiyewe nzemera ntire telefone kugira ngo nkahita ninjiramo, ngahita nanakora na subscribe kugira ngo njye mbona notification igihe naje kutera telefone cyangwa se iyi screen yo kwa runaka. Yego. Nta buryo ki bagifite bwo kuba bakurikirana ibiganiro bibera hano kuri GB Ministries, ariko batira ibikoresho byo kugira ngo babireberemo. Yego. Imana nawe ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Urumva rero bagira ubwitange ndetse bukomeye cyane. Ngo haye ikaze rero wowe ufunguye kino kiganiro uyu munsi, aho gifunguriye isaha izarizo zose ugifunguyeho. Twebwe twakirekuye mu gitondo, yenda wowe ukibonye nimugoroba, ariko amasaha yose ukibonyemo, reka inama zirimo n'impuguro bize kugufasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma rero ngiye gusaba umushumba wa Mpumuriza GB Ministries asenga Imana, namara gusenga Imana dutangire ikiganiro uyu munsi twateguye kuba twaganiraho. Data, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, urera kandi urakiranuka, uri Imana yacu. Data, uburinzi bwawe tubona uko bukeye uko bwije, utubera Imana, imitima yacu ikagubwa neza. N'uyu munsi uduhaye ngo tuwunezererwemo, turabigushimiye cyane. Data, uko twicaye hano tugiye kuganira ku byubaka imitima yacu, byubaka ingo zacu, byubaka mu rugendo rw'agakiza, turasabye ngo udushoboze. N'abadukurikiye ubahe umugisha kandi ukomeze kubaha kwiga no gusobanukirwa, bagahinduka rwose bayobowe nawe Mwuka Wera. Turanezerewe, izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose, dusenga twiringiye kubyumvise. Amen, amen. Amen. Uyu munsi wa none nateguye ikiganiro kivuga ku bijyanye na parenting. Kurera. Yego. Ariko kurera biri mu bwuzuzanye bw'abashakanye. Yego. Abashakanye hari igihe rimwe na rimwe
usanga nyine umugabo kuba yazanye ibyo kurya, kuba abona umugore anezerewe ariko akaba atazi kurera, azi gutanga ibyo kurya ariko atazi gutanga ibikuza amarangamutima, ibikuza ubwenge bw'imbuto nyine bahawe n'Uwiteka. Twa duti twiza ngo twa elayo tujya tuzenguruka ameza, yego, ugasanga umuntu azi gutanga nyine ibyo kurya ariko noneho ubwenge buturuka ku babyeyi, uburere, imico myiza, ugasanga ntago bazi kubitanga. Rimwe na rimwe ugasanga uyu mwana wagombye guhabwa igitsure na se cyiza ku buryo uyu mwana yigira kuri se ndetse akagira n'imico myiza, ugasanga rimwe na rimwe ya mico mibi kubera ko atarezwe, atagaburiwe mu marangamutima, atagaburiwe mu kinyabupfura, atagaburiwe nyine muri bya bindi bitasabwa ko umuntu yariye, ahubwo bisabwa ko umubyeyi yahaye umwana umwanya, hari icyakozwe hagati y'ababyeyi bombi kandi bose bafatanyije. Ugasanga umugabo arimo abwira umugore we cyangwa se umubyeyi w'abana ku ruhande rw'umugore ngo abana bawe ngo imico mibi, ugasanga nyine ariko aho rero niho nshaka kuzamukira, yenda nkaza kukubaza, ese imirererwe cyangwa se uburere bw'umwana mu mikurire ye, mu bwuzuzanye bw'abashakanye, ni gute uyu umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore muri bwa bwuzuzanye leta idusaba bakuzuzanya no mu buryo bwo kurera? Kuko aho ndaza kukubaza, ese ni ubuhe burere umugabo yaha umukobwa yabyaye, ni ubuhe burere umugore yaha cyangwa se ku gitsina gore cyaha umuhungu yabyaye, ni ubuhe burere n'ubundi si uyu mumama araza guha abakobwa be, ni n'ubuhe burere uyu mugabo ari buze guha abasore be cyangwa se abahungu be? Imana iguhe umugisha. Ndabizi ko bigoye cyane, ni ikiganiro kirekire ariko dushobora kuzakura part 2, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo tuze kunyura muri make. Abantu nibaza kumva kino kiganiro bazaduhe ibyifuzo muri comment twabasha kubafasha. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Manuel, Imana ibahe umugisha cyane. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kireba buri muntu wese iyo mvuga ku muryango, umugabo, umugore n'abana n'abantu babarizwa muri urwo rugo. Rero ikiganiro ni kigari nk'uko bivuze ngo tuzakigirira mu bice, tuzajya dunatumira n'abandi bazi ko bafite experience mu kurera. Ikintu nifuza ko tuvuga, reka tuve ku marangamutima, kurera imirerere y'amarangamutima, kurera amarangamutima. Inshingano z'ababyeyi bombi ku marangamutima y'umwana, kuko twavuga mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'ubugingo, tukavuga mu buryo nyine bw'ibifatika. Babanje kuvuga imirire, umugabo yahashye, urugo ruruzuye, akumva ko yatanze uburere. Umubyeyi se yatekeye abana, yabatwaye no ku ishuri ryiza, yabambitse imyenda myiza, akumva ko uburere bwarangiye. Ariko ntabwo ariko bimeze. Reka tuvuge rero ku kintu cy'amarangamutima. Umwana ushaka kumugaburira, ushaka kumwambika neza, ariko utamuboneye umwanya, ntacyo uba ukoze. Umwana agakurana igikomere kandi nawe akazakijyana mu rugo rwe. Wavuze utese uruhare rw'umugabo cyangwa rw'umugore ku mikurire y'umwana, ku burere bw'umwana. Burya umugabo n'umugore bose imbere y'umwana wabo ni bamwe. Umwana arabakeneye. Uko umwana akeneye mama we nuko akeneye papa we. Ntabwo bivuze ngo papa aragabuye birarangiye, hanyuma umwana niyangirika avuge ngo hari akantu nyine najyaga numva mu Banyarwanda mu muco wacu tuvuga ngo uyu mwana abaye mubi yitirirwa nyina, ngo umwana w'ikigogi, hanyuma yaba mwiza akitirirwa se. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo, ntabwo ariko bikwiriye kumera. Twese umugabo n'umugore, niba umwana abaye mwiza ni uwanyu mwese, niba abaye mubi ni uwanyu mwese. Bivuga ngo rero dufite uruhare twembi gukuza wa mwana, kumuhereza uburere bwuzuye bufite indangagaciro.
rero tuvuze ku marangamutima ku ruhande rw'umupapa akwiriye guhereza umwana w'umukobwa, burya kwegerana, guhereza umwana wawe igihe, umupapa agafata igihe akavuga ati uyu mwana ni umwana w'umukobwa, ejo azakura ashake, ese azashaka gute, akeneye kuganira na se, noneho naganira na se azamenya na weakness. Wari uzi ko hari igihe umwana baza se ariko papa hari umwana wabajije se, reka ko nkavugeho icyiza nta muntu uzi ngo se ninde yabajije nde, ariko umwana w'umukobwa yabajije se ariko papa ngo niwe wa mbere wabanje gutereta mama, mama niwe wa mbere waterese cyangwa hari n'undi, hari abandi wari ufite ku ruhande, kandi koko mu by'ukuri umwana urumva yari afite amakuru ko hari ukuntu ise byari byaragenze. So ise rero icyo yakoze yamwushye inabi, avuga ariko nk'ibyo ubumbazi biki, icyo gihundi bibaze nyoko, ariko mu by'ukuri yaramubajije ikibazo cyiza yari akwiriye kwicara akamugira inama akamubwira ati umva rero mwana wanjye ni ukuri nyiri umusore byagenze bityo, hanyuma bigenda bitya ariko byararangiye, nagiye mu ngeso mbi kubera kutamenya, kubera ko nawe bujyanama nabonye ntabwo nanjye data yigeze anganiriza, ariko burya umwana wicaye ukamuganiriza uri umubyeyi kamvuge umupapa, mufate igihe cyo kuganiriza abana banyu, wicarane n'umwana wawe akubaza ibibazo umusubize, niba waranagiye hanze mu bagore benshi warashayishije mubwiza ukuri muguti rero nagiye mu isi ndangirika, atariko mbese umugira inama, nutamugira inama azabyumva hanze avuga ati ariko buriya na data ibyo yakoze nibyo byari byo, nanjye reka mbikore, agendere mu nzira zawe. Ariko iyo umwana wamuboneye umwanya mukicara mukaganira, umwana kubaza ibibazo ukamusubiza ukamugira inama ukamubwira rero mwana wanjye ahangaha ntuzabigenza utya, uzihangane bigende bikamugira inama, kandi burya ngo umwana agororwa akiri muto, igitsingo kigororwa umwana rero umugira inama akiri muto kugira ngo ejo atazahura n'ibimugoreka, noneho kumugorora bikaba bitakibaye. Iyo umwana muhereye mu buto bwe uganira, ubwo ndavuga ku mupapa, umuganiriza kuva umwana agenda akura, umuhereza igihe mukicara mukaganira ukamubwira mwana wanjye aha ni habi, aha ni heza, aha ni habi, mugakurana, umwana akakwisanzuraho, yakwisanzuraho niyo ahuye n'ibintu araza akakubwira, niyo hagira n'umutereta yaraza ati papa uzi ko hano nahuye n'umuhungu runaka kanereta, uzi ko hari umuntu wambwiye ngo amereze amafaranga mbigenze gutya, ariko ntabwo umwana yabikubwira utamuha umwanya, oya amenyereye ku ise yazanye imodoka yaparitse aho yabatwayeho mushaka kujya mwagiye gukina, oya ibyo ntabwo bihagije babyeyi. Ubwo ndimo kuvuga ku bapapa, ni mwegera abakobwa banyu, mwegera abahungu banyu. Rero kenshi abahungu usanga batinya base cyane, akaba atamwegera, uwo nk'ibyo bibazo abakobwa batinyuka kubaza base, ntabwo umuhungu yakimubaza, oya niba uri umukobwa wimubaje umuhungu ashaka kubitegera amatwi hari anagira icyo avuga, ariko yari umubyeyi wisanzuye ku bana be, abana barakwegera bakakubwira byose, yaba ari n'umuhungu akakubwira ati ariko dadi mfite fiyanse, hari umuntu akundanye nawe wo kwa runaka, bagatangira bakabigendanamo. Ariko iyo umupapa atabonye umwanya w'umwana, ntabwo amenya icyo umwana we afite mu mutima we, yikanga umwana yarangiritse yaramara kwangirika ati umwana ni uwa nyina, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uwa nyina, ahubwo tuba dukwiriye twese kwishyiraho urubanza, tuvuga ngo uyu mwana iyo nza kuba naramugiriye inama naramubaye hafi, ntabwo yakabaye bigenze bityo. Rero ku mumama ho ni ibindi bindi, ubundi umumama umwana umukuza cya gihe akiri no mu nda, umuganiriza akiri mu nda, akavuka ukamuganiriza, cya gihe umunsi ubumuganiriza umuvugaho n'amagambo meza, umubwira amagambo meza, umwana bakumva, cya gihe niyo arimo konsa aba yonka kureba mu maso, umuganiriza umubwira amagambo meza, umubyinirira, umwana akarinda akura. Uko agenda akura ugenda umuba hafi, umubaza ibintu, umwana kubohokaho akakubwira ibintu byose. Ariko yiri wa mubyeyi nawe utera ukajya muri business ukaba wazamutse, umwana hazakubwira yagukuye hehe, umwana azakubwira mama ndashaka ishakoshi, ugenda uyimugura, mama ndashaka urukweto, genda urugure, nabindi. Ibyo ntabwo bihagije, ubwo ntabwo ari uburere manwe, oya uburere ni uguhereza umwana igihe mukagana, akakubwira ikibazo kimuremereye nawe ukakimufashamo. Uko nuko kurera hagati y'umugabo n'umugore, kandi abana bose ni kimwe, uko ufata umuhungu abari kurufata n'umukobwa, bose ubabonera igihe cyo kubaganiriza. Yego.
mu muco nyarwanda nagiye mbona abantu iyo umugabo yabyaye umukobwa hari abagabo ndavuga 80% by'abagabo bakunda igitsina gore cyangwa se igitsina kobwa. 1% ry'abagore nabo bakunda igitsina gabo. Ubwo ntibaze kumbaza pourcentage cyo nzi uko ariko bimeze. Nanjye ku mwana mfite hari uko niyumva. Ufite umuhungu cyangwa umukobwa? Oya, iryo ni ibanga ryanjye. Bimenyesha ibanga ry'akazi. Ubwo nabyumvise. Okay. Hari uko umubyeyi w'umupapa aba yiyumva. Yego. Nkibaza uruhari runini mu kugaburira aya marangamutima y'umwana. Reka tuze kwita amarangamutima ariko tuvuge mu bugingo, mu mwuka, ubwo reka baze kubyumva ko twabyise ngo amarangamutima. Yego. Nubwo hari bamwe batwumva bakavuga bati mwarasasa. Amarangamutima atandukanye n'umwuka, mwuka atandukanye n'ubugingo, ubugingo butandukanye. Ariko kubera ko turi kubwira abantu benshi batashobora gusobanukirwa ibyo, keretse nidukora ikiganiro tukabanza tukabisobanura n'amarangamutima n'ubugingo n'umwuka byose tukagenda tubitandukanya. Ariko cyangwa se reka tubyita imico myiza mu muco. Nuwuhe mubyeyi wafata iya mbere akabana n'abana be ku buryo ari we ubasha kubatraininga, akagira uruhare runini mu kurera ku bijyanye n'umuco? Yego. Urakoze cyane. Ubundi mu buryo bwumvikana, umubyeyi w'umugore niwe utindana n'umwana cyane cyane kuruta umugabo. Icya mbere arabanza akamutindana, aba amufite mu nda. Igihe cyo kuvuka kikagera akamukikira, akamuheka, akamwonsa, akabana nawe igihe kinini. Noneho umupapa ajya gutangira kubana n'umwana ariko amaze gukura. Ariko mbere na mbere uwatindanye nawe ninde? Ni umumama. Umumama rero niwe ufite uruhare runini cyane ku gutoza umwana inzira nziza, kumwigisha uburere, kumwigisha imico myiza. Ibyo byose umumama niwe foundation. Noneho umupapa agafatiraho. Yego. Iyo umupapa adafatiyeho rero umwana akura yumva uburere bwa mama we gusa. Yego. Uburyo niyo papa wagiye gutangira kuvuga avuga ameze nk'igikoko. Yego. Kuko umwana aba yaramutinye, atazi n'imivugire ye, atazi ko n'ukuntu umwana ashobora gufata neza abana be, yaramenyereye mama we. Umupapa yatangira umwana akajya amubona nk'umuntu w'umuturanyi, mbese nabiha agaciro, nibyo amubwiye nabiha agaciro. Ariko umumama niba ari we ufite uruhare runini, hari icyo yakoze. Nageze hagati aho umwana atangiye kumva cyangwa se atangiye kugenda akura, ahamagara papa nawe nafatireho, kugira ngo noneho mwese muzamukire hamwe muvuga ibyubaka umwana, ingeso nziza, ya mico myiza, tutagiye tutagiye kwibanda ku bakristo gusa, ariko twibanda ku muntu rusange. Ikiba gikwiriye umumama ni warumbaje ngo ubifitemo uruhare cyane. Uwakaba yagira uruhare cyane mu mererere y'umuco ku mwana, yaba umwana w'umukobwa cyangwa se umwana. Umubyeyi w'umumama niwe ufite uruhare rukomeye cyane. Ubwo rero ikiganiro uko twagitangiye ndi kumva ahubwo ndi kugenda mbona igisubizo ko umugabo wundi ahanini agomba kujya gushaka iby'abana bambara, nyine akarera kubifatika by'inyuma. Umumama akarera amarangamutima. Yego. Oya. Byose barabifatanya, byose bakwiriye kubifatanya. Nubwo umumama ari we ufite uruhare runini cyane, ariko n'umupapa nubwo agiye gushaka ibitunga umubiri, ariko nagire n'igihe aremera abana be, avuga ati iki gihe ni icy'umuryango wanjye. Niba azindutse agenda buri munsi, ariko nibura weekend nayifate yicarane n'umuryango we, yicarane n'abana be, kugira ngo n'abana bamenye ko hari agaciro papa wabo afite, kandi karenze kugura ibyo kurya, karenze imyambaro. Yego. Ubwo rero ngewe ikintu ndi kugenda numva n'abadukurikiye baza kubyumva neza, umurikije ukuri kudusobanurira, ndi kugenda numva yuko uru rugo rufite noneho umugore uzi gushabika, mu muco nyarwanda niko tubyita, cyangwa se gushakashaka cyane. Uyu mugore ubyuka kare
uzi gukora nk'uko mbona ujya ukora, kuko nyuma ya kamera ufite ibindi bintu ukora, n'abareba ibiva kuri kamera ntabwo byagutunga, yenda bigutunga mu buryo bw'amarangamutima. Yego. Ariko inyuma ubona ukuvuga ngo abana barapfuye rero. Abana rero niyo ubirebye muri iki gihe dufite urugamba rutoroshye. Yego, dufite ibintu bitoroshye bitewe n'uko ababyeyi turi bize. Ababyeyi b'abamama. Ababyeyi b'abamama twabaye bize cyane. Ariko ntabwo ari ukubera muri bize. None se ko ku isi iri kutuganisha ahantu umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore bakakwiye kubyuka bakajya gushakira ibitunga umuryango. Urumva uruhare runini niba rufite mu bijyanye n'umuco, mu kurera mu bijyanye n'amarangamutima, mu kurera mu bijyanye n'umwuka, mu kurera mu bijyanye na roho. Uruhare runini rurajya ku mugore, nubwo n'umugabo nyine ari we nawe agomba gucishamo akaboneka. None uyu mumama ari uhahira urugo, ko ari abamama Imana yahaye ku buryo ari binyuzamo umugisha w'urugo. Ubu amarangamutima y'abana babo cyangwa se iki gice cy'imbere cy'umwuka, ubugingo, si byapfuye? Byarapfuye. Ukuntu rero ntabwo ariko tuvuga ngo byarapfuye, ntabwo ari bose. Yego. Ntabwo ari bose, hari ababigerageza kubikora bakabonera umwanya umuryango wabo. Ntabwo bivuze ngo umumama niba abyuka ajya gushakisha, twese turashakisha, ariko ntabwo bivuze ngo niba mbyuka njya gushakisha hanyuma umuryango ndawureka. Oya, ni ugusaba ubwenge nk'uko mu migani 31 hatubwira umugore w'umutima uko abigenza. Rero ndazinduka kare, ariko kandi ntabwo ngenda umutima wose ngo mbese nirirwe iyo birangire nahe bitinze abana nazi ukuntu biriho, nazi uko baryamye nanjye ndyame. Oya, ngomba kwiga ukuntu ndi buringanize za nshingano. Nkamenya niba nzindutse njya gushakisha ndataha kare, mbese muri njye ndamenya ukuntu bibigenze kugira ngo mereze n'igihe abana cyangwa se umuryango. Naho iyo werekeje ku igice kimwe ikindi kirapfa, kandi byose dushaka yuko bigira bite bigenda bikurana byombi. Rero mu nshingano zanjye za buri munsi ngomba kumenya ukuntu ndi buringanize cyangwa se balancing ibintu byawe, ukavuga ubu ndamenya amasaha 2 n'ay'akazi, ayandi nayibi gutyo. Iyo utabigenje utyo rero kimwe kirapfa. Yego, kandi reka mvugeho wenda ku ruhande rw'abakristo tugira umwuka wera. Niba kubizere cy'umwuka wera, akamaro ka mwuka wera, iyo ufite rero umwuka wera akwigisha ukuntu uri bugende ibintu byose ubikoraho. Niba ugiye mu kazi uravuga uti ndataha nazina inshingano ngiye gushyiramo, none ubu ngiye kwita ku rugo, ngiye kureba ko abana biriwe, ndebe uniforme zabo, ndebe ibindi bintu nabyo ukabishyira ku murongo. Ariko nuvuga ngo urajya mu kazi utahe nimugoroba, ubugiye muri bridal shower, uve muri bridal shower ushyike mu rugo saa 5 za ninyo cyangwa saa 6, ntabwo wazamenya ibindi bipfa mu rugo rwawe. Ko ariko yego, nyamara atari ko bimeze. Ntabwo akazi nagahindura ko karemereye kuruta kuba umwana bumuha uburere. Ese ayo mafaranga ngiye gukora niyo naba mfite membwa miliyoni nka zingahe, ka tuvuge 5 ku kwezi, hanyuma ndazizanye wa mwana nsanze yaramaze kuba umunywa rumogi, nataha wenda nanarara mu rugo njye mbazi ngo yaryamye kuko nzinduka niruka, nkabanzi ngo umwana araryamye, nyamara umwana ntabwo yaryamye, ahubwo yaraye hanze. Ariko jewe nabyo nzi kubera iki ndahuze, ndi mu kazi, ndimo gushaka amafaranga atunga urugo. Ariko ayo mafaranga aratunga bande utaboneye umwanya, na weekend ufite ubukwe, ufite ibintu byinshi cyane, hanyuma nugira icyumweru kikarangira nta mwanya uboneye umuryango. Ntabwo ari byo. Biba bisaba ngo wige ukuntu ugenda uvuga uti buri kintu gihe umwanya wacyo. Niba ari akazi gaha umwanya, niba ari abana baha umwanya, niba ari umugabo wawe muha umwanya cyangwa umugore wawe muha umwanya. Buri kintu kigira umwanya wacyo kugira ngo hatagira igisigara inyuma muri rya terambere. Yego. Hanyuma muri make niba ndi kumva neza, nk'abadukurikiye nabo niba bari kumva nkanjye, uragira uti ababyeyi b'abamama by'umwihariko begera abana babo, babahe uburere, bere kubaha nyine ibibatunga,
bitunga umubiri, ahubwo babegere babahe n'ibitunga umwuka cyangwa se n'ibitunga ubugingo cyangwa se mu bijyanye n'amarangamutima yabo. Yego. Hanyuma rero mwabagabo mwe, Imana yabahaye umugisha, murukumva yuko mwebwe nta kibazo ngo mufite, mwe mujye gushaka amafaranga, muzanye ibitenge. Oya mamwe ubyumvise nabi. Oya ntabwo ariko bigomba kumera. Bose babifiteho uruhare. Twavuze ngo wari wambajije ngo ninde ufite uruhare runini kuruta undi. Ni umumama, ariko bivuze ngo n'umupapa yiba guterera iyo ngiyo. Kuko nibyo nahereyeho mvuga ngo umwana azamenyera mama we, yumve ko ari we muntu utoza umuco, ari we ufite mbese ubwenge no kurusha umugabo, afate ko se ari umuntu wo guhaha gusa nabindi. Ariko nawe mupapa egera abana bakumenye, bakubone, bumva ubujyanama bwawe, bakwishimire, bakwisanzura. Ariko uzi ubona umubyeyi w'umupapa ari kumwe n'umukobwa we bagenda n'umuhungu we, ubona bamuzengurutse, ubona ari ibintu byiza cyane. Kubera iki? Aba yarabiyegereje. Ariko wari wabona umupapa n'umumama no mu rugo byonyine kugira ngo uzababone basangira ku meza n'abana babo, ni ibintu bidashoboka. Buri umwe ari mu bye n'undi ari mu bye. Hari n'abagira ameza cyangwa se amasaramanje abiri, saramanje y'abana na saramanje y'abantu bakuru. Ibyo ngibyo biterwa n'imipangire y'urugo, ariko mu by'ukuri mama mukwiriye kugira imeza imwe. Kereka wenda uvuze ngo iy'abashyitsi hamwe n'iy'umuryango isanzwe. Niba hari abashyitsi baje wenda ufite bakorere, simbizi kuntu wenda reka nayo kujya muri iyo kote, ariko ubundi gusangira ku meza nk'umuryango nibyo byiza. Aho kandi iyo musangira niho muganirira. Muganira, mwabaza ese mwiriwe muteye, niba hari ikibazo gihari dugigenze, muganira nk'umuryango. Ukamenya umwana w'umuhungu yitwara te, niho ugenda ukababaza ibibazo n'imihindukire n'imikurire y'umwana. Naho se mutaganira, umwana ari mu cyumba ari kuri iPad, nawe uri muri salo uri kuri televiziyo, umugore nawe ari hariya yagiye muri bridal shower ataha igicuku, asanga umwana yaryamye, asanga umupapa yibereye ku mupira hariya kuri televiziyo n'ibindi nk'ibyo, ubwo se wumva muzaganira ryari? Ntago bikwiriye. Nimureke tureme igihe cyo kubana nk'umuryango. Gerageza mugabo kurundarunda umuryango wawe. Reka we kuba uwa business, we kuba w'imipira n'imikino hanze ngo wibagirwe umuryango wawe. Gira igihe cyo kubana n'umuryango wawe kandi musangire. Ukiraho rero ku kantu kajyanye no gufana n'imipira n'abagabo. Nkoze ku marangamutima yabo. Urashaka kwikora, hari abantu bagukundaga hano baragiye gutoka. Ushaka bati umuntu utangiye kuvuga ku mupira se bigenze bite? Cyane rwose. Oya ntago mbivugaho, nge ntago umupira mfitanye ikibazo nawo. Ni ukuri niba ufana, ariko niba uyu munsi ari umupira, ese umupira ni buri munsi? Ari ikisi. Ikisi. Mu nimugoroba saa 9 za nimugoroba harakina yenda Real, saa 3 hagakina Barcelona, saa 8 z'ijoro harakina yenda Manchester, mu gitondo saa 11 za mu gitondo harakina yenda nka Bayern Munich. Ubwo bigafata icyumweru, ukwezi, amezi abiri. Ahubwo bikavaho yenda ayo makipe yakinye, ejo hakazakina Rayon na APR nko mu masaa 8. Ahangaho nimajya bashobora kuntera amabuye turi twicaye hano mu kiganiro, ariko mu by'ukuri ni umugabo kumenya kujera igihe cye. Kuko nuhinduka umupira gusa, umuryango uzakubona ryari. Regare n'ibindi abagabo tujyamo usanga byarasimbuye imiryango, agaciro k'umuryango. Yego. None se wambwira umupira niba ugiye gusimbura ubumwe bw'umuryango wawe wawuretse, cyangwa ukavuga uti noneho ngiye gufana amakipe abiri hanyuma izindi nzihore cyangwa ngende nzirebere kuri televiziyo? Ariko ikintu kiri gusimbura rero niho adashaka yuko abana banamwegera muri salo, kuko akeneye kujya atera nawe. Bahari umugabo batera umupira nawe agatera televiziyo, cyangwa akaba yawukubita umwana umwegereye, cyangwa se akaba yawumukubita nk'urushyi. Ibyo babirenze. Lionel Messi manuka
agakubita urushyi akaba aramwegereye akaba akamukubita urushyi ati nkawe. ibyo rero ntabwo byubaka, birasenya. Ibyo birasenya. Umupira ushobora gusenya urugo cyane. Ntabwo wahera ku wa mbere utaha igicuku uvuye ku mupira uvuge ngo urimo kubaka urugo. Icyo gihe rero ntabwo urimo kurwubaka, usanga ari umugore yarakaye, abana nta n'umwe mbese ukibuka yuko uriho. Ntabwo ari byo, ahubwo tujere ukuntu byose wabireba, wareba iyo televiziyo, wajya no kuri uwo mupira, wajya muri ibyo bintu byawe byose, ariko umenye umwanya wo gutanga mu rugo rwawe kugira ngo bose bagire bate bakubone. Murakoze cyane. Hanyuma murakoze. Iyi mirererwe, ariko iki ni icyo kinyarwanda gikwira, cyangwa se iyi mirerere y'aba bana, ese hari umuntu hano ushobora kuvuga ngo iki kiganiro tuzagikora ubutaha kivuga ngo ese nta gihe bazirunga zikanga zikabisogo, umwana akaba yarahawe ibishoboka byose ariko bikaza kurangira n'ubundi yangiritse? Yego, cyangwa se mu kimwe aba babyeyi bakaba baramuhaye uburere babuciye hejuru. Rero ntabwo dukwiriye guhereza abana uburere tubuciye hejuru. Kora inshingano zawe nk'umubyeyi, hanyuma Imana nizagutunganyiriza. Wowe kora icyo Imana igusaba. Yego. Mubyeyi, toza umwana inzira agomba kunyuramo ngo nawe azarinda saza atayiyobye. Rero wowe ni umutoza inzira nziza, Imana izaza igendane nawe, naho yagenda akajya muri iyi si akivuruguta, ariko aba afite ka kantu kavuga ngo ariko data hari icyo yambwiye, azajya abyibuka. Ariko hari igihe najyaga nicara na mama akambwira gutya, najyaga nicara na papa akambwira gutya, ibi bintu bimbayeho papa yari yarabimbwiye. Uwo mutima y'umubwiye aricyo arahindukira akabivamo. Ariko yagiye nta kintu wamubwiye, nta kibazo. Hariho n'abaza ndetse bakarenganya ababyeyi babo, akamubwira ati ariko kuki utambwiye gutya, kuki utigeze umbwira yuko kujya kunywa inzoga, kujya mu itabi, mu biyobyabwenge, mu bagore, ntabyo data yigeze ambuza. Ahubwo yajyaga ajya amereza amafaranga ngo ninsohoke, ntamubwira ati ariko nubwo usohotse umenye ibyo ugiyemo, ibi n'ibi byakugirira nabi. Ariko iyo utoje umwana akiri muto, niyo mwamutakibana, wa mutima aravuga ati ariko data twajyaga tuganira gutya, niyo se yaba yarapfuye, ariko aravuga ati data yajyaga anganiriza akambwira atya n'arya. Iryo jambo wamubwiye, ukuntu mwicaranaga mukaganira, biramukuza bikamubamo, akarinda asaza akibuka se ko yamugiriye neza. Hari akantu numvise. Yego. Mpita ntekereza ikintu nacyo kiri gusenya umuryango nyarwanda. Ese umwana ufite se na nyina bemeye kubana kugeza ryari? Ibyo ni ubwumvikane bw'imiryango. Ntabwo twaba tugiye kujya muri bya bindi byo mu bihugu byo hanze, nk'umwana agize 18 arasohoka. Ibyo ngibyo twebwe nk'abanyarwanda ntabwo bibaho. Hari n'igihe n'umwana ashyingirwa akiri iwabo, ugasohoka ugiye kubaka urwawe. Ibyo rero ni ubwumvikane bw'imiryango. Hari igihe se umwana agera ku myaka byibuze 25 cyangwa se 30, ababyeyi bagatangira bakamutoteza bakamubwira urakuze, ese hano uri isabune, uri icyangwe. Ayo ni amagambo mabi, ni ukuri. Ayo magambo ntabwo akwiriye. Ubu se umwana wawe uba wamurambiwe. Uzi kubwira umwana wawe ngo ntabwo uri isabune hano. Uri kiye gikoresho muri iyi nzu, uri sahane. Ayo magambo ni mabi. Nta mubyeyi uba ukwiriye kubwira gutya umwana we. Aba akwiriye kubana nawe. Niba umwana atari ubyisabiye, avuga ati rero ubu mfite akazi ndakora, reka ngene nikodeshereza hanze, ntangire kumenya nanjye kwijera, kubaho, menye kwicunga. Ibyo mubyeyi ubundi umwana yemerewe, imyaka yose yaba afite yemerewe gusohoka agasiga ababyeyi, nka gutya mu mujyi wa Kigali. Umwana akava Kimironko akajya gukodesha yenda Remera. Ntabwo ari ngombwa, si ngombwa. Afite akazi se kamuhemba ngaho burya ajya gukodesha muri Kigali, ko nawe ubizi bihemba. Yego, naba gafite se. Niba nagafite si ngombwa atangire kujya kwangiza. Ese yagumye iwabo, ya mafaranga akayabika, akazamwubakira, akazamubera urufatiro rwo kubaka urugo rwe n'umuryango we. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo biterwa n'imyumvikanire y'umugabo n'umugore n'abana be.
uko yabatoje, uko yabaganirije, niba abana yarabaganirije akabigisha kujera ibyabo, kubifata neza. Ntabwo umwana yagusaba ngo reka ngende, ahubwo yavuga ati se papa ko ndeba mfite akazi ka memba miliyoni, ese njye kwibana hanze n'abandi basore cyangwa ngume hano aya mafaranga nyabika azangirira akamaro? Ndibaza ko umubyeyi muzima bwatoye mwana wanjye, niba wumva hano ntacyo bigutwaye, hagume ayo mafaranga yashyire kuri konti azakubera urufatiro rwo gushaka urugo rwawe. Hari ingo cyangwa se hari ingo usanga ubuzima bwabo babayemo, yenda urugero babyaye abana 5 ariko baba mu nzu y'ibyumba 3 na salo. Ugasanga uyu mwana warugize kandi ni yabo, inzu ni yabo, ariko ugasanga uyu mukobwa cyangwa uyu musore bakeneye gusurwa n'inshuti zabo, bakeneye kuganira, bagaserebura, bagakoresha ibirori, bakagira uyu mwana araguma kwa nyina, ibirori ajya bicuriza hehe? Muri ba bana barumuna be, imbere y'ababyeyi be. Uko yenda niba akorana n'abantu mu kigo harimo n'abanywa inzoga, kandi yenda uyu mwana ni umwana w'icyacumi cy'itorero, ndavuga abadiyakoni n'abandi bagiye batandukanye bafite imirimo mu itorero, bandi batemeye ko akayeri kinjira mu nzu. Hanyuma uyu mwana afite uburenganzira cyangwa se amahirwe yo gusohoka mu rugo ntahari. Uyu mwana yemerewe gusa, weho ari weho, uyu mwana ari uwawe, wamureka akajya kuba muri gito kugira ngo abone freedom yo kuba hatagira abana bari inyuma ye batamwigiraho imico mibi, cyangwa se ataza n'abantu mu rugo, za nshuti ze zikaba zabangamira abarumuna b'uyu muryango, bo muri uwo muryango we, cyangwa se kimwe ababyeyi benda bakaba babona yuko hari kuza akavuyo mu rugo. Aho niho dusoreze, ntari ikintu ndongera kukubaza. Yego, urakoze cyane Manuel, nabyumvise ari jyewe kuko naba naramutoje inzira nziza nk'uko ijambo ry'Imana ribimbwira, cyangwa nk'umukristo, mbese waramutoje umuco mwiza. Wamenya ko umuco wamufashe gute? Yugira imyumvire ye, imikorere ye, imyitwarire ye, kame murayibona ukabibona ko uyu mwana arumva. Uyu mwana ashobora kuba arimo kubeshya. Niho twigeze kutuvugaho ko usaba Mwuka Wera akaza akagufasha, Mwuka Wera aramurondora akabikwereka. Kubasenga urabimenya, ntabwo waba ufite abana ngo uyoberwe imico yabo, urayimenya, iyo usenga Imana irabikwereka pe. Noneho uwo mwana iyo ubona afite iyo mico rero itari myiza, umugira inama. Niba ari umwana mwiza akakwemerera, yewe waranavuga ati ariko mbere y'uko njya hanze kwangiza aya mafaranga, reka twagure inzu y'ibyumba 3 kandi turi benshi, reka twagure inzu, mukayagura, mukagira ibindi byumba, uburyo mushobora no kwakira abantu mu nzu yanyu. Iyo ari umwana mwiza. Ariko iyo ari umwana mubi, nta nubwo umenya igihe yagendeye. Ubwo iyo uri umuntu udasenga ngo umenye imico yabo mu rugo rwawe, burya iyo umenye imico yo mu rugo rwawe, ugira n'ukuntu baganiriza wa mupapa we, ugira ukuntu uganiriza uwo mwana. Niba uri umumama ukagira ukuntu umuganiriza, uburyo wa mwana azisubira akavuga ati ariko ibi bintu papa ambwira, ibintu mama ambwira ni ukuri, akabivaho. Ariko iyo atabivuyeho agakomeza za ngeso mbi, nakundi uramureka, uwo mukamusengera, ukamuba hafi, ukajya umubaza uko bimeze, yakubera umwana mwiza akazagaruka, atakubera mwiza ukamwereka Imana nta bindi. Ndumva ari nta kindi nakongeraho uretse gusengera umwana, ukamubera umujyanama wa bugufi. Naho yo kuvuga ngo umwana n'uw'umugore gusa, n'uw'umumama oya. Bagabo nimwegere abana banyu, bagore mwegere abana banyu, mwese mufatanye gutanga uburere, si ukurya gusa no kwambara, oya. Nimubegere, mubaganirize, mumenye ibyo bacamo, mumenye ibyo bararamo, mumenye ibyo bakora kuri social media, twadu TikTok baba barimo, utwo twose mubimenye. Nubimenye uzamenye n'ukuntu umusengera. Ese ubundi wamusengera gute utazi ibyacamo? Ariko reka tuzabikomerezeho ubutaha. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka nshimire abantu bari badukurikiye, nshimire abantu twabanye mu kino kiganiro, nshimire abantu iki kiganiro cyavanye ku mwanya umwe kikaba cyabagejeje kundi mwanya. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Muhanga yaravuze ngo nugera ku butsinzi bw'ibyo wari ushaka kugeraho, ntukumve ko ari ryo herezo ngo urekeraho gukora. Kandi n'ubundi nutsindwa ku byo wari ushaka kugeraho, ntukarekeraho kugerageza, kuko kurekeraho kugerageza byo noneho
ni urupfu, reka mbyite ngo ni urupfu. Hanyuma rero abantu mufite imiryango, ababyeyi murera, mwagiriwe amahirwe no kubyara abo bana Imana ikababaha, nyabona mubatoze inzira nziza. Ababyeyi b'abamama mugerageze kuba hafi y'abana banyu, kuko by'umwihariko mwebweho muhuje corps umbilical. Ngo n'umusazi atinya mama we, ubwo noneho urebe niba umwana wawe atari umusazi, byanga byakunda arakumva. Kandi niba ushaka yuko abakera bo baravuga ngo kugira ngo umenye yuko umwana ufite umugore mwiza ni ukugira abana bakubaha. Cyaka kantu nasanze ariko kugira ngo umenye ko wa mugabo nushaka gutestinga yuko ufite umugore mwiza ugukunda ukubaha, ujye ubirebera mu bana bawe. Kuko amasereka yonsa umwana iyo amwonsa aravuga icyaso, umwana agakura azi ko ari cyaso. Cyangwa se hari n'abarengaho akavuga ati uramuvuna muheto sinjye ubonye avuye hano yoka taragahera yo rakagira gute. Umwana rero uyu mwana ntago yakubaha uwo muvuna muheto. Rero kugira ngo umenye yuko umugore wagukunda nuko abana bakubaha. Yego. Hanyuma reka ngushimire ko watwemereye mwa kino kiganiro cyo kuri Muhumuriza GB Ministries. Amen. Kikaba yenda tugicubikiye aha, ahubwo tukategereza ibyifuzo n'ibitekerezo by'abantu bazakurikirana kino kiganiro. Reka nshimira abantu yenda bumvise navuze amagambo menshi, nafashije uwo mutumirwa, namwe mumbabarire, namwe mwari muri iki kiganiro muri mubyeyi, byari bikwiye. Rero nababwira ngo Uwiteka abagirire neza, abahe guhumuka kw'imitima yanyu, ngo amaso y'imitima yanyu ahweze, maze mubone uburyo ki imirerere y'abana banyu yuko ishingiye kuri mwebwe. Kandi mwibuka yuko Imana ya mbere umwana abona ni umubyeyi we. Nta yindi mana, buriya ibyo umubwira byose abyumva, abikwizereramo, kuko niyi Mana twizera iyi batwigishije. Yego. Ajya kwizera ko iyo Mana ibaho kubera yuko wabimuhaye. Akabona urayitinya, akabona urayubaha. Niba ushaka kumenya uko umwana wawe azaba ameze ejo, ni ibyo uri kumuha uyu munsi wa none. Ndagushimiye. Twasoza dusenga, maze ubundi tukataha, ahubwo tukajya gutanga iyi nyigisho. Murakoze. Turagushimiye Data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Ugize neza ku bw'aya magambo tubwiye y'uburere bw'umwana. Ijambo ryatubwira ngo dutoze abana bacu inzira nziza, ngo bazarinda basaza bataziyobye. Ndasabye Data ngo uyu mugabo umwigishe kutoza umwana inzira nziza, ariko nawe abanze ayitozwe, nawe abanze ayimenye, amenye n'ibyo agomba kugaburira umwana we. Uyu mama nawe Data umwigishe, mube hafi. Ntabwo byoroshye iyo umugabo n'umugore batumvikana, kugira ngo batoze abana babo bombi ntabwo bishoboka. Bivuga ngo abana bumvira mama cyangwa bakumvira papa, ariko turasenze kugira ngo uyu mugabo n'umugore ubahe kuba umwe, ubahe kuba guhuza no gushyira hamwe, kugira ngo batoze abana babo inzira nziza, bazarinde basaza bataziyobye. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, buri muntu wese umugenderere kandi umuganirize, yubakwe n'ijambo ryawe. Sinzi twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen.